n'abahanuzi kabisa n'abapasitoro reka mvuga ibintu bikomeye njye nyine ubivuga na wundi muntu uje ubivuga ibintu kabisa ugasanga yanze kubwira abantu wenda ibyo gukizwa no kwakira umwami Kristo Yesu akababwira ngo nimudatanga ngo icyacumi ngo warangiza ngo nagiye ngo mwijuru ngo mbana ngo Imana ngo nyeretse ngo abana barira mwijuru abana bararira wowe ninde wubuye ko mwijuru barira mwijuru ntago tuzarira mwijuru no kwishima mwijuru ni umunezero mwijuru ni ukuririmba mwijuru hazaba ibintu bitatu icyambere yagusabye icyacumi ubundi ni pasiteri ninde ubundi nta mupasiteri ugira niba nta mupasiteri ugira ubundi nawe ufite ikibazo ni inzererezi nyine nawe ufite ikibazo niba nta mupasiteri ugira oya reka ubwire roba usanga umuntu afite nk'abapasiteri 1800 nose abantu bose baza ku cyumweru bose ni abakristo hajemo ibisambo hajemo bavuye gusambana hajemo n'abari buzisambana ako kanya nose wabica ngo nimusohoke none si yakubwira ko yanze ariko umuntu aramutse yinje mu rusengero akiba nk'umushitsi bahita bavuga ngo urusengero kwa pasiteri Shime ngo nabajura ntago turi abajura hajemo umujura wo harimo umujura hajemo umujura ariko nibyo no kuri YouTube rero cyangwa se n'abapasitoro harimo abajura ariko mu bapasitoro no mu bahanuzi ntago bose ari abajura bose ntago ari abajura harimo abazima bose nano bagikuzimu simfite urusengero ariko hari ibintu nanga reka mbwira impamvu urukumva ubu hari ibintu bitakibi iwacu mu rusengero bitazanakandagirayo ibintu bibiri ntari babwiye n'abakristo icyambere kubabwira ngo Imana yavuze ngo tanga amafaranga ngo ibihumbi ngo 300 ngo Imana ngo iraguha umugisha ushaka kubyihorera imirimo yawe izaguherekeza ariko icyambere banza ucyumve neza amafaranga si ari buze guhesha umugisha ahubwo umutima umvise amakuru aturuka Isiyoni umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe fata umwanzuro ngende iyo nzira y'agakiza. Reka nizere ko umeze neza uri amahoro. Iyi ni Pastor Shimye info. Formation zose zijyanye na Pastor Shimye. Kuyagabanyije imyaka n'ahandi wamubonera na hindi cano zamubonaho yagabanyije umwaka. No gukanga aba diamond. Gukanga isi. Kabisa. Isi urayikanga buriya kamubwire kugira ngo urame. Yego. Kubanza ukikunda. Cyane. Kuko nta muntu n'umwe uzagukunda. Nawe ntabo barakomeza na bamwe baguheza ngo baragukunda bakujijije kara yewe umuntu yagukunda nibyo ariko utabigeze mu ruhare n'undi wakibona kuri mubi ako kana ariko iteka ryose sigaye uvuga amagambo y'abasazara kugira ngo uzaramire muri iyi si ugere ku nshingano n'icyo ushaka no kubanza ukikunda iyo umaze kwikunda wigirira icyizere ariko mu utarikunda icyizere ntacyo uko nukuri niba udukurikiye ukaba utikunda hanyuma ngukunde mugenzi wawe nkuko wikunda nta n'umuntu uzagukunda bura pastor kwikunda no gukunda umuntu ugukikije kuko iyo ukunda umuntu ugukikije uba wikunda wishimira ko utabona ari mu magi cyane wishimira ko utabona ari mu makuba uzi isi yose igiye ibaho igakunda urwo rukundo aba bantu bicara bava he oya twaba paradizo aba bantu barogana baba twada twa paradizo yes ako kanya kuko bijya wakunze umuntu ugukikije egari isi ko tuyibaye muri paradizo kabisa buriya nkunda hari ibihugu nkunda kandi ni ibihugu twita ngo ni ibihugu ngo by'abapagani ngo ni ibihugu by'abayisilamu ariko bandabyemera ibihugu ahubwo uzi ko ibihugu byitwa ko ari ibihugu by'abakristo haribyo birimo ibyaha byinshi yego buri ugeze Dubai ugasambana Dubai ari ubusambanyi ariko ugeze ugasamba bakagufata fata kohereza iwanyu bagusubiza iwanyu cyo gihano baguha urukumva iyo gufashe wasinze utwaye imodoka wasinze gugufunga nago bihagije bata gupakira imodoka gasubira iwanyu ukajya gusindira iwanyu iyo bagufashe wibye ariko ibaze wana niba mu basilamu batiba ariko ngo mu Rwanda kaba ibisambo usanga zabakabujije ubusambo aribo bisamba tako abakatumye ubusambo butabaho nibo bisambo by'umusambo urukumva ugasanga abapasteri babaye ibisambo barimo kwiba kandi mu bihugu by'abarabu ntabwo biba ngo n'abayisilamu imagine ukibaza
witege utabara abantu uzi impamvu ni cya kintu kiba cyabuze cyitwa urukundo ukagera ku rwego ubona ko utatwara ikintu cya mugenzi wawe mu bwesikoro burya naguha umukunzi iyo ugiye kwiba umuntu nta rukundo uba umufite, nta rukundo uba umufite kuko asigara ababaye umutima cyane. mfite umuntu akimara kuba wari umutima egari icyaha kuri ubuzima bwawe. nigeze kujya ahantu mu itorero rimwe ndababwiriza numva umwuka amase kubwiriza ijambo ryo kwihana. ndavuga niba uri muri uru rusengero ukaba wicayemo uvuga ngo wakire Yesu umwami n'umukiza, Yesu mugendana, mukaba ugenda ukajya ku mugore wa mugenzi wawe ukamusaba ngo muryamane, Yesu muri kumwe akemera ko muryamana, sha usubire gushaka Yesu nta Yesu ufite. Sibyo bujura. Niba uri kumwe na Yesu ugasanga ahantu hari telefone y'umuntu ukayiterura ukayibatura ukayiba ukayijyana, nta Yesu ufite, ujye gukora ubushakashatsi Yesu ufite niba arega bundi Robert. ni nayo mpamvu kenshi abantu bananiwe no kwizera, urakumva, cyangwa se bakumva ngo abarokore bose ngo ni abapagani. Abarokore ntabwo ari abapagani. yego uwo muntu wakwibye cyangwa kwesikorotse ntabwo ari umurokore. hoye none se mubaze Roba, mu rusengero dufite urusengero hariya tuyoboye, nose abantu bose baza ku cyumweru bose ni abakristo. hajemo ibisambo, hajemo bavuye gusambana, hajemo n'abari buzi gusambana ako kanya. nose wabica ngo nimusohoke? none si yakubwira ko ariko umuntu aramutse yije mu rusengero akiba nk'umushitsi bahita bavanga urusengero kuko pasiteri Shime ngo ni abajura. ntabwo turi abajura, hajemo umujura wowe. harimo umujura, hajemo umujura. ariko nibyo no kuri YouTube rero cyangwa se n'abapasitoro harimo abajura, ariko mu bapasitoro no mu bahanuzi ntabwo bose ari abajura, bose ntabwo ari abajura. harimo abazima, bose ntabwo bajya ikuzimu, bose ntabwo bakoresha imbaraga za Satani, bose ntabwo bakoresha imbaraga z'abaforomaso. birashoboka ko bakugezeho akakwiba. niba yakwibye wagize ibyago, uri kumva, wahuye n'isiha. uwo ari muri ya mibare y'abazaba hanze, kuko biravuze ngo hanze hazaba imbwa. ubundi umuntu wiba mugenzi we aba ari umuntu wiba mugenzi we aba ari imbwa, abarozi, abasambanyi, ababeshya babikora bakabikurikira, n'abakunda kubeshya ngo bakabikora. ni ukuvuga ngo harimo ibintu bibiri, ni ukubeshya. Roba buriya reka mbwize ukuri, hako kukantu gasobanuye iki wa mugani mushu, babikora bakabikurikiza. uretse gato hari abantu buriya uzarebe nko mu nsengero, insengero man, hari abantu nanga, urikumva, simfite urusengero ariko hari ibintu nanga. reka mbwire impamvu, urikumva, ubu hari ibintu bitakiba iwacu mu rusengero bitazanakandagirayo. ibintu bibiri ntari babwiye n'abakristo. icyambere kubabwira ngo Imana yavuze ngo tanga amafaranga ngo ibihumbi ngo 300 ngo Imana ngo iraguha umugisha. ushaka kubyihorera, imirimo yawe izaguherekeza. ariko icyambere banza ucyumve neza, amafaranga si ari buze guhesha umugisha, ahubwo umutima uyatanze. ayo mafaranga agiye gukora iki? ninkubwira ngo gura intebe ngo Imana iraguha umugisha, ngo tanga intebe ngo 10 ngo Imana ngo iragukubera ngo 5. oya, Imana ntabwo yicara ku ntebe. nimuzigure muzicareho cyangwa se mwirwe muhagarare. mubasobanurire cyangwa muhagarare. niba muri korari ni ngombwa ngo babatekinike ngo nimugure intebe ngo Imana izaze kwicara. nimwe mwicara ku ntebe. Imana ntabwo yicara ku ntebe, ahubwo abashaka Imana bicara ku ntebe. ahubwo abashaka Imana nibo bicara. Bibiri yivuze ngo ikiravuze ngo intebe y'Imana iri mu ijuru. oya, nimuze mwirwe muhagaze, cyangwa se nimuzigure mwicare kuko mushaka kumva ijambo ry'Imana. none muri rya jambo ry'Imana umugisha w'Imana wowe uragira gute? urazira. ariko urasanga abantu bari kubyina we guceza burari insengero. Jesse game day kabaze ni abacuraguzi baje mu rusengero, urumva, abacuraguzi homfeti, abacuraguzi barabandwa, baraterekera. tegibaza donc ibyo byose biri mu nsengero. insengero zabaye nka Cadillac kabisa, zabaye nka Cadillac. ariko sico, hari umuhungu inshuti yanjye yitwa David, ajya akunda kumamagara, yakumva nyine hari ukuntu umuntu umuhamagara ari nko mu rusengero akagufata kugira ngo umwumvishe ko uri mu rusengero, nyine atagumya kuguhamagara. twasoza twavugana ngo mwana ngo wagiye muri gym
kubera iki asigaye yita gym. nyine yumva ibiri gukorerwamo Bijya gusa no muri gym. muri gym haba harimo indirimbo siko biri babyina basakuza bavuga nibyo ngibyo nibyo biri muri gym. So rero wa mugani hari insengero usanga abanyamwe bari muri gym ni nka siporo ko babona koramo siporo kara ni sawa. ibyo byose ntabwo bigaragaza kujya mu ijuru. Oya muri iki gihe ngiye mba mfite abapasiteri nemera banjye. Icya kabiri buriya usanga abantu benshi n'abahanuzi kabisa n'abapasitori reka mvuga ibintu bikomeye ni njye nyine ubivuga nta wundi muntu ujya ubivuga ibintu kabisa, ugasanga yanze kubwira abantu wenda ibyo gukizwa no kwakira umwami Kristo Yesu akababwira ngo nimudatanga ngo icya 10 ngo kiza ngo muzarimbuka. Iyo ni mentality. Se ni umupasiteri se mfite itorero icya 10 nibakiguha ko mfite ko mvuze aya magambo no muri sanjye wacu naho nayoboye nkiri muri ADP narababwiraga ngiye nyine utinyuka nkahagara kuri ngo icya 10 nago kizakurimbura nutagitanga. Uzarimbuka nuko utakijijwe. Uzarimbuka nuko utakijijwe. Icya 10 nta nagato ko kugitanga ubundi none nushaka kugitange neza biri byo n'urugero ariko niba udakijijwe ntacyo nikizakujyana mu ijuru. Umva baretse gato wumve nushaka kugitange cyangwa ukireke. Urukumva impamvu ni iyi icya 10 n'itegeko rikubwira kugitanga ntabwo rikubwira gutanga icya 10 nta tegeko rikubwira gutanga icya 10 ahubwo gutanga icya 10 bazukizwe numara gukizwa umutima uraza gukwemeza kugitanga. Umutima w'Imana hanyuma wa mutima w'Imana nugitanga nta nubwo kiri buze kukujyana mu ijuru ahubwo n'umugisha uri buze kwakira. Arega byose bikubiye mu mbaraga zo gutanga. Buriya pastor reka tubwira abantu badukurikiye hari ukuntu Yesu yavuze ngo mugire neza ngo cyane cyane abo mu nzu ya so hari abantu ubundi kuye kugirira neza. Arega baretse gato roba ubundi gutanga icya 10 rimwe rimwe nuko tugikoresha nabi. Icya 10 cyakabaye kimari ki mu nzu y'Imana. Icya 10 cyakabaye kimari ki mu nzu y'Imana. Icya 10 dore umurimo wacu nguyu. Urukumva nk'utwe turakodesha nimutanga icya 10 tuzakura amafaranga yo kwishyura urusengero. Urukumva nta muntu twije kwitangisha. Kabiri dufate abana barimo b'imfubyi tubishyure school fees. Abapfakazi barimo tubishyurire. Abantu bandi babuze mituelle de santé tuzitange. Nicyo cya 10 kimara. Nicyo kintu kica abantu batababwiza ukuri cyangwa se abagitanze. Ubu nk'urugero dufite abamama bagera muri 4 twishyuriye inzu umwaka yavuye mu cya 10 niyo yavuye dukora iyo mirimo bantu bari mu rusengero baguwe neza. Hanyuma kuko kwamaze kuzamo bwesikoro n'ubu tiriganya sinzi ukuntu byita wowe mwajya n'ubu mafia. Urukumva niyo mpamvu kenshi n'abantu bamaze kwanga Imana. Ibyo rero ugasanga hari abahanuzi reka ntanga ukuri umuco uyu munsi. Hari abahanuzi bamaze iminsi ngo bahanura ngo inzira ngo zijya mu ijuru bagatanga ngo reka mubwire ngo inzira ngo niba ari 2 ngo zifite n'amakorodo ngo bafite ngo n'amabariyeri ngo 7 bariyeri zihe ko reka nutizera Kristo Yesu nta bwami bw'Imana ufite cyane. Urakumva inzira ijya mu ijuru arega buriya nekeza ko umuntu wagiye mu ijuru udapfuye n'indera Enoke na Eliya abandi bose bazanapfa ako Bibiliya ivuga ko bazanagaruka. Bibiliya izabagarura. Arega buriya reka mbwire roba suwize ukiga n'imibare. Reka mvuge gusa akantu kamwe wize mu mibare sibyo wigamo icyo bita kare warayize. Hanyuma ubuso bwa kare babushaka gute? Ni côté fois côté. Si formule se. Nose ubuso bwa kare ni formule. Iyo formule zavaho umuntu wakoze uyu mubare agakora iyi formule. Uwakoze iyi formule na nisa izina rye byaba rizwi nuko ntariza akakanya. Nta nubwo izavaho mpaka isirangiye iyi formule côté fois côté. Ntago izavaho. Hanyuma buriya ibi by'ibirungo by'abantu zirwa hano rango kujya mu ijuru ngo bizagenda gute bifite formule Imana yashizeho roba. Ahubwo abantu nago bashaka kwakira formule barimo kwakira no kwiremera ubucocero ngo ari umuntu ugize kuvuga ngo yareretswe ngo ajya mu ijuru ngo agezeyo ngo agarurwa ngo ni cya 10 ngo cy'amafaranga 10 roba
ngo cy'amafaranga igiceri cy'icumi. ubwo ni ngo inzira ijya mu ijuru ari icyo cya 10. Umva ukuntu abantu bafite ubwesikoro bwo mu bwami bw'Imana babeshya. Kandi ubwo abafite mafiya wamwohereje na pasiteri aho ngaho kugira ngo azavuge ibyo bintu. Reka nkubaze ibyo bintu bizageza abantu mu ijuru. Kandi abantu bararira pasiteri uziyo bari kurira ngo icyatumi ngo kirabarimbuje. Ariko icyacumi cyarimbuye nde? Njyewe nabwiye abakristo nabo dusenga na bose barabizi. Nongera kumva watuye ngo Imana imbere gutatanga icyacumi n'amaturo. Uzaba ufite abadayimoni cyane. Ubundi se uzakireka n'ubundi uzabyo byatuye neza. N'ubundi uri igisambo n'ubundi uri igisambo uri ikirura n'ubundi uri mayibobo yo mu mwuka. Urakumva? Ahubwo wowe banza wakire Kristo Yesu. Nuwakira Kristo Yesu azagukoresha ibyo ashaka. Azakoresha ibyo ashaka. Erega bura pastor reka nkwe nk'urugero rwafi. Hano hari uturabo turi mu nzu n'urugero. Kutuvaze donere. Ninjye umenya akavaze nkashyira naho ngatereka akeza nakabi. Sibyo? N'Imana rero twe turi amavaze yacu. Umva Robert. Reka tubwiye abantu babyumve. Yego. Umuntu uzongera kurira ahubwo na ribu nabizamutware. Umuntu uzongera kurira ngo bamwibye ngo abantu ngo kuri YouTube uvuze akantu keza. Umuntu uzongera kugaruka kuvuga ngo gutanga ikirego ngo bamwibye ngo abahanuzi baramwibye ngo baramwibye ari we ribu izagiye ahubwo ribu ari we izatwara. Ariko menya ibigano byacu babyumva buri jewe rwose murangira ndagusabye umuntu uzongera kurira akarira avuga ko bamwibye ngo abahanuzi ngo bamwibye uzambabarire mbere yo gufata umuhanuzi uzamanza ufata uwo muntu biye babwita icyitso cy'ikinjira cyane iryo tegeko si ufatanya cyaze ni icyitso cy'ikinjira cyane cy'ubujura akwiba ati yagusabye icya 10 ubundi ni pasiteri ninde ubundi nta mupasiteri ugira niba nta mupasiteri ugira ubundi nawe ufite ikibazo ni inzererezi nyine nawe ufite ikibazo niba nta mupasiteri ugira oya reka ubwire Roba usanga umuntu afite nka pasiteri 1800 ubundi uzamenya upfiriye he niba handi ngo sinzungize ubundi uzamenya upfiriye he kabisa buretse gatoya abakubita abantu hasi ngo umuntu ngahanuye kuri YouTube ngo yavuganye ngo n'abadayimoni ngo bo muri Kongo ngo yavuganye ngo n'abadayimoni ngo bo mu mazi ngo yamukubitiye ngo mu rusengero ngo umudayimoni ubundi niba umudayimoni akubita pastor mu rusengero ukamwizera weze n'abandi muri bamwe abamwe titire ngo dayimoni ngo arishe pastor ubwo pastor ngo mu rusengero pastor ubwo ni pastor nyabaye nose ubwo uri pastor niba dayimoni yakwicaye mu rusengero kana gukubita ukwiye gusiga ibitabo hasi ukagenda kuko nani cyumaze kabisa nawe ubwawe uri umudayimoni nawe ubwawe ufite dayimoni izo ufite wowe niba dayimoni kunweza uri mu rusengero witwa ngo uri pastor ubundi wayikuramo umuntu wapi reka nkubwire buriya hari ibintu mbwira abantu nuko batumva ariko reka nkubwire umuntu uzongera kuvuga ngo bamwibye kuri YouTube ngo umuvuga butumwa yaranyibye umuvuga butumwa ngo yanyinga umuhanuzi ngo yanyibye impamvu reka bakwibe ugira abahanuzi nka 80 n'inzererezi abahanuzi wirirwamo urahura na Robert ngo ndeberamo wahura n'ubundi yatinda kuvuga ati kandebe ubundi Imana ni radio suko Imana ni ikinyamakuru rusa n'umuseso nimvaho sha kandi imvaho sha nayo ibyo igihe cyo gusohoka ntago babyandikeje suko wayibwira ngo mwandike gutya wapi ubu hari abantu bari muri iminsi bashaka ngo duhanure ibyo bashaka tuvuge ibyo bashaka ngo mvuge ko igihugu ngo bikomeye ntabyo mvuze nabyo Imana inumye nzavuga iki Imana inumye Imana nivuga ko tuzavuga ko bikomeye izabifitaze nizera kubikuraho harega mvara mbwira Roba kubuhanura ngo igihugu ngo mu gihugu ngo birakomeye ubundi se bimariye iki Imana cyangwa abaturage ngo amaraso ngo aramenetse Roba kumeneka ko amaraso yawe ngabihanura amaraso yakanameneka ubu binyunguye iki nibwo nakwishima ahubwo Imana yakabaye amaye intsinzi yatuma amaraso atagira gute atameneka akaryo ntangaza kugira ngo igihugu kijye gute kibyumve gikora icyo ngicyo kitabikora urukumva amaraso akindiho ababaye kuba atabishize mu bikorwa pastor abwirwa benshi akumva beneyo ntago ibi bintu wa mwani wa Yesu na Petero ari wowe bivuze none se buriya reka mbwire hari ibintu bimbabaza urakumva usanga umuntu agiye guhanura ngo icyacu mu cyamuje kujya mu ijuru ariko yanze kubwira abantu kureka izoga
yibagiye ibyaha byo kubeshya kandi Bibiliya yamaze kubivuga. Noneho niba ari ikintu cyabaye ni ukubeshya basigaye bakinywa nk'amazi. bazaba hanze Kubeshya kandi ntabwo bazi ko icyaha cyo kubeshya kizarimbura umuntu. Buretse gato kwangana. Niba abapasiteri bangana bakirwa kuri YouTube bajya kuregana ngo muri za RIB na za hehe, ubwo abakristo bizagenda ubwo abakristo bameze bate? Niba umeze gutyo abakristo uyoboye urabajyana kwande? Wabajyana ikuzimu? Imana bababarire. Ngaho nyumvira nawe warangiza ku muntu ngo yaranyisikorotse ngo yanyatse amafaranga nawe uyamuhaye nawe mutani umuntu nibihwahwanye nawe ubwawe uramubona warangiza ukamuha ukajya kumwizera ukajya kumuha n'amafaranga. ubwo muhaye si wowe wabuze uwo yashira. Dufite imfubyi noneho turimo kurera yazane. Ari abapfakazi duturanye nabo. Dufite urusengero cyagura ikibanza yazane. Robert akeneye kamera yizane iyimuhe. Hanyuma nibura ubwo ntukubwije uko uzajya uvuga kandi noneho icya kabiri nta nubwo Imana izagukubira cyo kuri izaguha umugisha. Ubwo tuhanuye neza tuhanuye nabi wapi? Ntago amafaranga utanga ari ayo kungirira neza nayo kwigirira neza. Nanone tubisubiremo ngiye numfasha ngo ngure kamera uwo n'umugisha wawe si uwanjye. Blessing ahantu hose irahari. Bibiliya navuga ngo gutanga biruta bihesha umugisha kurusta guhabwa. Iyo ngiye ushaka amafaranga ndayatanga nanjye ndabiba pe nge nirwa mbiba umunsi wose. Ariko ntago nta amafaranga yanjye umuntu umeze nk'ingetura kabisa nge ndabazi. Ntago nayo amafaranga yanjye umujura. Niyo mpamvu kenshi kuri YouTube usanga tuvuga amagambo nk'aya. Ejo umuntu yanyandikiye ayandika muri commentaire ku kiganiro nakoze cyo kuvuga ngo abahanuzi ngo birwa biba abantu. Uzi ko nambwiye kandi ari muri abo yazanyandikira arambwira ngo kandi wowe ngo biba ngo amacakubiri ngo bazagufunga. Niba ari wowe ufunga nahubwo baraguheraho. Niba ari wowe ufunga uzumfunge. Navuze ko mwiba kandi nawe urimo nuko nase mwandikira ahubwo reka kwiba reka ubusambo n'ubugegera. Ugasanga rero abantu bari kwerekwa ibintu nk'ibyo ngo bya 10 nyamara yanze kubwiza abantu ko Kristo Yesu ari umwami. Ubundi ubutumwa bwiza no kuvuga ngo Kristo Yesu ni umwami. Numwizera urabuhawe ubwami bw'Imana. Urukumva ahubwo ari kwigwa bese abantu. Icya kabiri umuntu ngo yagiye mu ijuru muherekwa ngo iminja ziri kurira. Iminja zarizwaga niki? Arega Bibiliya iravuga ko mu ijuru ibintu amaso yacu iminja koko mbwiza ukuri. Areka ndumva banzo gatoya wumve mu ijuru nta minja zizarira. Nta n'umuntu uzaburira mu ijuru. Nta n'ujurirayo. Mu ijuru se bararira. Abazarira nabi kuzimu ngo bazarira bagakenyera amenyo kwa Satani. None se mu ijuru ngo agize ngo mu ijuru ngo asanga ngo iminja ngo zirira. Mu ijuru niba iminja zirira ubwo abakuru barahogora. Ubwo n'ubuhanuzi kwe si ukubeshya abantu bakirwa babeshya ngo nabonye ngo iminja zirira ngo abantu ngo manya niba ngo ride ngo ubwo baba babishingiye kuri bya bintu byo gukura byo kugira ngo byo kumanipira kuramo inda se oya byo kuboneza urubyaro bya onapo yewe urukumva ni family planning guplanifia ngo niba guplanifia hanyuma wowe niba ufite amafaranga bankunda abayisilamu abasilamu cyo mbakundira reka nyigubwire yemeye kurongora abagore batanu nibo yemerewe n'idini uwa leta we n'umwe ariko idini mwemera batanu ubwo ni umwe w'isezerano n'abandi n'abaharike ba ariko bamusaba ko abo bantu bose niba agiye gura ibipangu agura ibipangu bisa biri the same niba agiye kuhaha ku kwezi abahahira ibintu bisa n'imyambaro afite ubushobozi bwo kubatunga niko banza bakakubwira. Hanyuma niba ufite amafaranga yo gutunga abana ubyare 80 kabisa bose ubabyara ubamareyo ugirira mwirangamo nago bacyanikamo abana hari kera hageraga irangamo 12 ukakora n'indi zikaba 24 nk'ikipe y'umupira amakipe abiri. Hanyuma wowe ukwishinga umuntu reka mbwire Roba uzi ko abantu birirwa babeshya abandi ngo ngewe ngo Imana ngo yamaye ngo napo ngo Imana ngo yamaye onapo ngo yanjye ngo ngenga Imana arayimpaye. Utubeshya mu minsi ibiri bakubagamo ibibyimba n'ibyakubuzaga kubyara ngo n'Imana yagwaye onapo. Uri kubeshya abantu
nyamara wowe nawe umaze kubyara abana bagera mu 8 mu 9 bose nibiga. Abo bana uzi ko bazakorega imbere y'Imana. Abana batiga niko Imana yakubwiye ngo babyare ubamaze iki? Kw'Imana yakubwiye ahubwo abo bana bari kurega imbere y'Imana n'urubanza rw'Imana. Kanago biga. Nta nugo bagaburira. Imana yavuga ngo bahaye ubwenge bwo kumenya ibyo mugomba gukora. Ariko warangiza ngo nagiye ngo mu ijuru ngo mbana ngo Imana ngo nyeretse ngo abana barira. Mu ijuru abana barira wowe. Ninde wubuye ko mu ijuru barira? Mu ijuru ntago tuzarira, mu ijuru n'ukwishima, mu ijuru ni umunezero, mu ijuru n'ukuririmba. Mu ijuru hazabaho ibintu bitatu. Icya mbere hazabaho kurya, icya kabiri hazabaho kunywa, icya gatatu hazabaho kuririmba. Kurira bibayemo ibyo bintu mwerekwa ninde yabiberetse? Ahubwo mureka tubwize abantu kuri, tubwire icyo Imana ishaka. Hanyuma ibi bintu abapasiteri benshi banga kubivuga, bakanatinya kubivuga, hakigira padiri ntago abyara. Padiri arabyara na manseri arabyara. Manseri nta mwana agira, padiri nta mwana yishyura ishuri. Padiri na manseri n'abana bagira. We nashaka azavuge ko kuboneza urubyaro ari icyaha. Ariko wowe nikora muri ADPR twakoraga twivurizaga mu bwishingizi muri Britam. Britam iratwakira. Britam yaje kutwanga. Yatwangiye iki? Yatwangiye ivuga ko abapasiteri babyara cyane. Britam iratwanga. Twatuvuyeho ako kanya Britam iratujugunya iraturojeta. Kubera iki? Kubera ko tubyara buri kanya tukabyara abana benshi. So kubera iki Britam yatwanze? Nuko tubyara abana benshi iraturojeta. Hanyuma wewe uri gubesha abantu, ngo Imana ngubwiye ngo naona po ngo Imana ngo abantu bazapfa se bishwe nande? Niba abantu bazapfa ubwo baba ari abanyarwanda gusa, kuko mu bazungu bajya muri ona po bakanaboneza. Ubwo se abazungu ntabwo bazajya mu ijuru? N'abantu usibye icya kabiri nta bakire bazajya mu ijuru, ko bakire ari baboneza cyane. Abakene kenshi banya kupfa nabo babyara ngo niko Imana yababwiye. Ase mushura kambaza ikibazo umuntu dukurikiye ajye muri komatera twandikire byandiki babiri bangaye mwabyaye mufite udushinge mu maboko. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo abana n'umwanda uva ku Uwiteka. Hahirwa ikirimba kibuzuye. Abana Imana yakugeneye kuzabyara ukiri ku isi, uzababyara nta n'umwe upfuye urimo. Ibwo rero ibyo bindi babishyire ku ruhande. Inzira ijya mu ijuru ni imwe, inzira ijya mu ijuru ni imwe. Izindi nzira zose muhimba, izindi nzira zose muhimba ibyo ntago zijya mu ijuru. Nakazi kanya Pastor, ndumva ashaka gusoza ikiganiro. Abantu ushaka kugisoze rwose. Jewe navugaga ibintu usa nk'umuntu urakaye, bashaka banyita umupagani, ariko njyewe mvuga ibintu biri reyere. Urukumva biri reyere. Ubu umuntu yeze kuvuga ngo ngiye sinzajya muri ona po, bamubaga bwa mbere, bamubaga bwa kabiri, ubwa gatatu, bamubaza bwa kane, muganga aramubwira tuzi n'ikindi ninagufunga twari inda yawe. Ahita avuga ati nimumfunge. Ubwo nibwo se ona po Imana yamuhaye cyangwa ahubwo nuko bamufunze nyine. Urakumva? So rero buriya ejo bundi hari undi mugore yagiye kubyara, bavuga ati umugore waretse kubyara ukabubiretse. Ati nge ndabyara, abaratwitsa arabyara. Agiye kubyara yaraguye kwiseta. Ubwe niwe yibwiye muganga ati mbara ufunge. Urakumva? Hari umuhanuzi kazinzi yakunda kubwira abantu ngo agasimbuka. Ntabwo nibumvuge mu izina. Ni n'umuyobozi mu itorero. Agasimbuka gakirago ati Imana yavuze ngo mubyare. Po tingiye nabyaye abana 6 ngize 7. Ati niko Imana yavuze ngo mubyare. Mbwira abantu ati kandi buriya mu minsi iri imbere azikubitamo akimyaka 15. Urakumva? Uziko yakakubisemo akicumi. Yakakubisemo. Ubuse amagambo yabwiraga abantu hasangana nababeshyaga. Ubwo se n'Imana yamubwiraga cyangwa namaranga mutima. Buriya hari ibintu abantu bari kwigana n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi Robert yigeze hanura ngo hari umuntu ugiye gupfa ukomeye, ngo umusitari, ngo mu kwa 6 arapfa. Ariko ubu ngubu ubuhanuzi buhari bwose, hagiye gupfa umuhanuzi ukomeye, hagiye gupfa umuperezida ukomeye, hagiye gupfa igisata kimwe cyo mu shamba. Ibintu byose byo kwigana n'abantu bashaka babireke rwose. Cyokoze tuvuga icyo Imana tubwiye, ndabyemera.
Imana yanabivuga Yeah. ariko ibyo kwigana ubuhanuzi no kuza kuburepeta kuri YouTube babireka sinavuze ngo za ndimi ngo iya baba iya sharababa baracyazivuga bahise babireka n'ubu ngubu nongere mbwira abantu rwose kuri YouTube ibintu byo kwirirwa ariko Roba uzi ko ibiganiro dukora babyumva abantu hari ibintu maze kugabanuka cyo kwirirwa abantu bavuga abandi bitangiye kugenda bicendera uracyabyumva kabisa uracyabyumva wapi bazagaruke Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro, dushimire na Mushumba kuduha umwanya we tukaganira. Imana ibamugisha mwese, mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, nawe utaha.